to start our service twubaha imana respecting the Lord. reka tugaruke dusoma agakiza We thank God for reading the book of Psalm cumi na karindwi 37, guhera ku mirongo na gatatu starting at chapter 3, kugeza ku mirongo na gatanu going to chapter verse 5. tugasoma mu izina ry'umwami Yesu Kristo. I read the name of Jesus Christ. wiringire uwiteka ukora ibyiza guma mu gihugu ukurikize umurava kandi wishimire uwiteka nawe azaguha ibyo umutima wawe usaba ikoreze uwiteka urugendo rwawe rwose aba ari we wiringira nawe azabisohoza amen. Trusting the Lord and do good, dwell in the land and enjoy safe pasture. Delight yourselves in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Amen. tuyobore isengesho Let's lead a prayer gutanga amatana yacu in the start of our service. ene data arasengera And our brother Gad will pray for us gutanga amatana yacu in the beginning of our service. mu izina ry'umwami Yesu Kristo. In the name of Jesus Christ. Data twese uri mu ijuru izina ryawe rihabwe rigaragaze ishami ryose turi mu isi nk'uko ari mu ijuru ryagomye data wera turaje imbere yawe tuje kugusenga tuje kugusenga tuje kugushimira turagusabye utweze kandi uduhereze imbaraga udufashe kandi udukomeze data wera turagushimira kuko watubyukije mu gitondo ukatugeza no tumeze neza turacyari guhumeka turagushimira data wera turagusabye ibyo ngaho natwe udufashe twumva ijambo ryawe tujyana ahantu hose tugenda data wera turagushimira kandi turaguhimbaza byose byose mu izina ry'umwami Yesu Kristo amen. Atende imbaraga amaturo gukorana Just lead a prayer and sing songs to worship God.
byose twongeye guhimbaza izina ryawe. Ishimira izina ryawe yuko uri umubyeyi mwiza, uri umubyeyi murinzi, ishimwe n'izina ryawe ntihabwe icyubahiro. Uwiteka tugushimiye yuko waturinze tutari beza, waturinze tutari ko twakiranutse, ahubwo ni ubuntu bwawe n'imbabazi watugiriye, ishimwe n'izina ryawe ntihabwe icyubahiro. Uwiteka twaryamye turibagirwa, ndetse twibagirwa n'inshuti zacu, twibagirwa n'abo tuvukana, ariko wowe ntabwo watwibagiwe, ishimwe n'izina ryawe ntihabwe icyubahiro. Akarusho wongera turamutsa, none twongeye kwibona muri iki gitondo, ishimwe n'izina ryawe ntihabwe icyubahiro. Twibonye muri iki gitondo, twibonye mu nzu yawe, aho duhimbariza izina ryawe, ishimwe n'izina ryawe ntihabwe icyubahiro. None turateranye, ndabinginze Uwiteka manuka uzuterane natwe, mubyeyi turateranye, manuka umwuka wera amanuke mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Mubyeyi, hari abarambuye ibiganza byabo batanze kimwe cya cumi n'amaturo, ndakwinginze Uwiteka ubahereze umugisha, aho bakuye ubasubize inshuro 7 Uwiteka. Ndetse Uwiteka tunakuririmba indirimbo, ndakwinginze mubyeyi kugira zikubere umubavu w'umura neza, maze uzakire mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. None tugeze mu mwanya mwiza Uwiteka, umwanya mwiza wo kumva ijambo ryawe, umwanya mwiza wo gutera imbuto. Ndakwinginze Uwiteka ngwino ubane natwe, ndakwinginze Uwiteka ngwino buri mutima yose, nk'uko uzi ko dushaka bitandukanye, buri mutima wose ngwino uhereze icyo ukwiriye, buri mutima wose ngwino uhereze icyo ushaka Uwiteka. Maze mubyeyi uze ugenderere buri mwana wese muto uri hano, nk'uko wavuze ngo mureke abana bato bansange Uwiteka, ndakwinginze kino gitondo ureke tugusange mubyeyi, maze nitugusanga Uwiteka uduhereze ibidukwiriye mubyeyi. Ngaho ngwino muri iki cyumba uze wiheshe icyubahiro, duterane nawe mubyeyi, nk'uko uzi ko abana bato Uwiteka ubegere ubumvisha amagambo yawe. Mu by'ukuri ngwino Uwiteka ubane natwe muri byose, dutumiye umwuka wera, dutumiye weho Uwiteka kugira ngo muze muterane natwe, abadayimoni bose aho baturuka bose batsirwe mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Aho baturuka mu bitotsi, mu bitekerezo byo mu rugo hose, hariho hose baca gucenjegera, batsindwe mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ngaho mubyeyi ngwino uterane natwe, mubyeyi ngwino wigaragaze hano hantu, ngwino wiheze icyubahiro, ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Imana n'umugisha Yesu Kristo. Tutarejya mu giciro cy'ijambo ry'Imana no munsi, dushima Imana cyane yaturinze. Amen. Dushima Imana cyane yaturinze twese, yabikoze ntihabwe icyubahiro. Dushima Imana cyane ikomeje kutwitaho uko bwije n'uko bukeye. Imana yacu ni Imana igira neza, ni inyembabazi, yita kuri twe, ufite ikibazo wese akamutakira aramwumva. Niyo mpamvu twumvisha ijambo ritangira amatono yacu no munsi, ijambo riri mu gitabo cya Zaburi rivuga riti, ikoreze Uwiteka urugendo rwawe rwose. Ibibazo ufite, ingorane ufite, uzikoreze Uwiteka, Uwiteka ari we ubishoboye. Ntabwo wagikoreza imitwaro yawe, ntabwo wampa ibibazo byawe, nanjye sinabishobora, kuko nanjye ubwanjye ibyo mfite birananiye. Niba bitunaniye rero, hari ubishoboye. Ubishoboye ni Yesu Kristo. Muzanire ibibazo byawe, muzanire imitwaro yawe, muzanire ibikunaniye, muzanire ibikuremerera, kuko Uwiteka arabishoboye. Amen. Niyo mpamvu uvuze ngo ujye wiringira Uwiteka mu minsi yose yo kubaho kwawe. Ujye wiringira Uwiteka mu minsi yose yo kubaho kwawe, kuko uwiringiye Uwiteka atazakorwa n'isoni. Niyo mpamvu abana batoya, abakuze, ababyeyi, abapapa bose bashishikara no gushaka iyo Mana, kuko bazi ko iyo Mana ari ishobora byose. Amen. Reka rero twumve amagambo y'Imana yatuzinduye uyu munsi. Ni ijambo ryanditse mu gitabo cya Yohana, ariko mwakerewe, mwari mwibajije ko twatwimutse, kabera nk'abantu bagiye gushaka ngo muze abashumba iyo bari baragiriye, ngo bakibaza ko burya ngo bakiri ahandi, naho burya ngo bamaze kwimuka kera bagiye.
namwe niba mwibaje ko twimutse twagiye Some of y'all were wondering. Ariko- we also did the same. ya bibaho It's there. ariko gukererwa ntabwo ari byiza Being late. Twatinze pe. We were extremely late. twatinze twakerewe We have taken a lot of sinzi time. nimba babahaye mesaje ko kongera kuzinduka bitazongera kuba tugiye kujya turaterana saa saba I'm not sure if they're giving you a message where it says we'll start. Saturday and Sunday We're Saturday and muza Sunday. tugira saa saba rero mukumva ko mworohewe noneho mugiye kuryama You've been released and you will. harimo bibajije kubura amasaha yahindutse ahubwo turatangira saa saba buriya The time nibyo has changed. We will start at that. ntabwo amasaha yahindutse The time has not changed. ariko twakerewe But we have. gukererwa ntabwo ari byiza Being late is not good. dufite iminota mike rero We have a short time. igitabo cyanditse muri igitabo cya Yohana The book of John. Yohana ni John ibice bitatu chapter 3. umurongo wa 16 To verse 16. turubaha Imana You will honor God. dusome ijambo ry'uyu munsi And we will learn today. Yohana ibice bitatu John chapter 3, umurongo wa 16 verse 16 turageza ku murongo wa 18 to verse 18. turasoma mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. In the name of Jesus Christ. kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Kuko Imana itatumye umwana wayo mu isi gucira abari mu isi ho iteka, ahubwo yabikoreye kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe. Amen. Amen. Wicara. We may sit down. Uwera Mana yacu kandi dukunda, tunejejwe no kumva amagambo yawe mu gitondo cyo mu minsi irindwi. Tuje dushima ariko no dufite inzara n'inyota, kuko handitse ngo urya umutsima uvuye mu ijuru akanywa ndetse n'amazi y'ubugingo ntazongera kugira inyota ukundi kandi ntazongera gusonza ukundi. Niyo mpamvu rero tuzindwa no gushaka ayo mazi y'ubugingo, tuzamo no gushaka uwo mutsima w'ubugingo, kandi uwo mutsima w'ubugingo nta wundi ni wo Yesu Kristo. Baravuze ngo ukuryaho naho yaba yarapfuye azongera abeho. Mwami dushoboze kumva aya magambo aho ubuzima mu mitima yacu, tuyumve, Umwuka Wera ayadusobanurire, abavuga n'abumva twese uduhane umugisha, igaragaze nk'Imana utayoboye ko tugira umugisha, ko tubyambaye mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Amen. Imana y'umugisha ubuzima bw'amagambo yayo. Imana ishimwe cyane kuko yongeye kwemera ko twumva amagambo yayo. Ni ukuri Uwiteka yishimira, Uwiteka yakunze, amuhereza ibikwiriye. Kandi burya nk'uko ijambo ry'Imana yatubwiye, umwana w'umunyabwenge wese amenya ibintu akwiye gukora mu gihe gikwiriye. Impamvu batubwira ngo hari abapfapfa n'abanyabwenge, ikintu gitandukanya abapfapfa n'abanyabwenge murabizi. Muzi ikintu gitandukanya umupfapfa n'umunyabwenge? Ni ibintu bibiri bitandukanye. Reka bibabwire. Ni ukuvuga ngo umupfapfa ibintu avuga ngo nzabikoresha, aravuga ati n'ejo buzacya, n'ejo nzaba njyayo, nzaba mbikoresha, ongera ndaba mbikora nimugoroba, mama ndega aracyari umwanya, ndaza kuba mbikora. Ariko mwana wagira ngo wakora bino wagira, ndaza kuba mbikora. Uwo ni umupfapfa. Umupfapfa ibye byose abikora imitagihe, abikora imitagihe. Kenda yavuga ngo hari abantu bagiye badature ibintu ukabikora ture byataye igihe, byaba expired, ariko waracyabikora. Ibyo nta gihe bifite, byagomba kuba byakozwe saa 2, none ugiye gukora saa 6. Biratumarira iki? Ko byari bya saa 2, saa 6 biramara iki? Izi ture nicyo kigira umupfapfa. Ntabwo ajya amenya icyo agomba gukora, ntabwo ajya amenya ibikwiriye. Niyo abikoze abikora ture. Umwana w'umunyabwenge rero
ikikutuma n'umunyabwenge every day every time nuko ibintu bye abikora fast kandi mu gihe cyabyo. Amen. Iyo ushiye igihe cyawe burya ujya mu mubare w'abapfapfa, ariko umunyabwenge amenya igihe cye akamenya ibikwiriye ibyo agomba gukora mu isaha yabyo, kuko nyuma y'igihe ntabwo ari igihe. Amen. Mujye mwenda ko nyuma y'igihe, reka mbabwira hari abantu bajya bajya ku mashuri bakahereza umukoro wo mu rugo. Umukoro wo mu rugo nzibamo yes, hanyuma ukaza ukabifata ugashyira hariya, ukigira mu magemu, ukigira mu mativi, umutima uri kwita, ariko hari ibintu mfite byo gukora, haracyari umwanya ndaba mbikora, haracyari umwanya. Ntabwo bijya bibaho, bijya bibaho. Ukajya kwikanga, ukikanga bikoze ibitagihe, ntubirangize kuko ni byinshi, ntabwo bihaye umwanya, cyangwa se bitewe n'ibintu bikurangaje, amasaha akagucika, ukikanga bwije, ukajya kuryama, ugasanga igitondo ugiye ku ishuri, ukajya gukora biri empty, nta kintu wakoze, nta kintu wakoze. Niyo nimba ntacyo wakoze, abandi bahereza amanota nawe urayabona, abandi n'abahemba nawe witeguye guhemba. Imana idufashe rero idukomeze kandi tugereze gukora ibintu mu gihe cyacu. Yagacira Imana cyane. Nanjye nubwo ejo twateranye ariko nanjye meze nabi, naje ndwaye, numva umutwe usa nk'utariho, ariko dufite Imana ikiza, dufite Imana ishobora byose. Nubwo waba utarakira nk'uko ubitekereza, ariko uracyariho. Mu gihe bagigutisha umwuka, shima Imana. Amen. Ushima Imana kuko Imana niyo idushoboza. Ariko dusomye amagambo meza, amagambo yo mu gitabo cya Yohana aravuze ati, kuko Imana yakunze isi cyane byatumye itanga umwana we w'ikinege. Ndagira ngo mbaganize amagambo meza aba atubwira cyangwa avuga gukundwa n'Imana, gukundwa n'Imana, apara gukundwa n'abantu, apara gukundwa n'isi. Uw'isi ikunze imujyana habi, uw'abantu bakunze bamwerekeza mu nzira z'abantu, ariko iyo Imana igukunze iguhereza imbaraga, ikaguhereza amavuta. Iyo Imana igukunze, babandi bajya batubeshya, umuntu yapfuye bari bakavuga ngo Imana yamukunze cyane kuturusha. Uw'Imana ikunze imuhamagarira kujyana nayo, ntabwo imuhamagarira urupfu. Amen. Ntabwo Imana ikunze imuhamagarira urupfu, ahubwo Imana ikunze imuhamagara, iraguhamagara, ikagukura mu byaha, ikagukura mu rupfu, ikagusezeranya ubugingo buhoraho. Kubera iki? Kuko yagukunze. Amen. Noneho mu gitabo kikavuga ati, kuko wakunze gukiranuka ukanga ibyaha, niyo mpamvu nanjye nzakurutisha ingabo nyinshi. Amen. Nzakurutisha ingabo nyinshi. Hanyuma mu gitabo cya Zaburi 2:8 hakavuga ati, nsaba nzaguha. Nimba Uwiteka agukunze akaguhereza isezerano, saba icyo ushaka nanjye nzakiguha. Nzatanga ingabo nyinshi zipfa ku bwawe. Amen. Kubera iki? Kuko wakunzwe n'Imana. Haleluya. Nanjye ndabyishimiye gukundwa n'Imana. Twarakunzwe, Imana yadukunze. No mu gitabo cya Yohana 14 hakavuga ati, nimuhagarike imitima yanyu. Why? Muhagarike imitima yanyu. Kubera iki mwiganyira? Kubera iki mwiheba? Kubera iki mucika intege? Naho twanyura mu gicucu cy'urupfu ndetse tukanarwara. Hari abana benshi yumva umuntu yarwaye, bakora umurageze kure, bakarira, bagacika intege, ngo twamukundaga, reba ukuntu yabaye, aragiye. Ariko dufite Imana, ibyo byose Uwiteka arabizi. Reka mbabwire, Imana abizi
kandi nta kintu cyaba uwiteka atakizi, There's nothing that can happen. the kuko Lord doesn't know. satani yasabye yobu, Because Satan has asked. satani akagerageza yobu. He has tried John. Abantu benshi bamubarebye yobu And everybody has seen. bagira ngo yobu ni umunyabyaha, They see that he. ngo nta mwana w'Imana ngo warwara gutya, ngo nta mwana w'Imana ngo gukorera Imana ngo Imana ngo ibyemere ngo abeho gutya. Ariko mubwire ngo mu bantu bariho nta muntu urarwara gafutwe n'ikigeragezo nk'icyo yobu yahuye nacyo. Kurwarira inshuti aho ariho hose, aho ushoboye gukora n'udashoboye gukora, arwara ibibyimba bigereyeho n'inzara zandumira muri gusigasiga muzitereka ngo murebe ko mwashaka ubwiza, inzara zimushiraho, agura n'inzara zo kwishima, ariko umuryango yishimashime, aragenda nkamanyura ngo ikibindi arakimena, iyo byagase nishimisha ikimanyu cy'ikibindi biriva ngo ni urujyo, aragifite akaryo ajya yishimisha. Yobu yararwagira ntakomeye, ariko igikomeza abana b'Imana ni uko Imana itamutereranye. Imana iramukomeje kandi iramukiza. Amen. Iramukiza ndetse ibibazo byose Yobu yaragizemo Imana amushumbusha, Imana amushimisha gusumba uko Yobu yarameze mbere, kuko Imana igiye kumugarurira yagiye imukubira. Amen. Yagiye imukubira. Amen. Namwe ntimukajye mucika intege, ntimukajye mwiheba, kuko dufite Imana, gukundwa n'Imana. Ati uw'Imana yakunze imuha ubwiza, abantu bakureba reba umwana mwiza. Imana yagukunze irakwambika, wakwambara ukubonye wese akaba nta muntu uberewe nkawe. Amen. Uw'Imana yakunze imuhereza amavuta, abantu bakureba bakagenda gutamaho, wagenda bakumva impumuro, avuga ati uyu muntu ahumura nk'umugeni, bakavuga ati uyu muntu ahumura neza nk'umurima Imana yahaye umugisha, kuko wakunzwe n'Imana. Imana ishimwe kuko yadukunze, kandi Imana dukunze isi itararemwa. Amen. Niyo mpamvu uriho, nuko Imana yagukunze. Niyo Imana itagukunze ntabwo uba uriho. Hari n'abantu bariho batariho kuko Imana itabakunze. Abantu bose ni ab'Imana, nibyo ni ukuri, abantu bose ni ab'Imana, ariko mu bantu b'Imana hari abo yahamagariye umurimo wayo, iravuga ati mwebwe muri abana banjye, kuko ndi so ndi papa wanyu. Twaje kumva ijwi rya papa, twaje kumva ijambo rya papa. Amen. Kuko yavuze ati ndi so, namwe muri abana banjye, muzambera abahungu n'abakobwa, niko Uwiteka avuga, kuko yadukunze ntacyo dufite. Amen. Yadukunze ntacyo dutanze. Niyo mpamvu ujya kubona ukabona umwe aravuze ati njyewe nakoze cyane, nakoze ibyaha byinshi, ariko uyu munsi nemeye ko Yesu ambera umwami n'umukiza, nemeye kuza kubatizwa nkareka ibyaha. Uwo yakunzwe n'Imana. Amen. Uwo yakunzwe n'Imana. Gukundwa n'Imana ntako bisa. Gukundwa n'Imana ni iby'agaciro cyane. Njye ndabikunze cyane, ndabikunze nanjye. Gukundwa n'Imana, Imana ishimwe ko yadukunze urukundo rutagira akagero. Urukundo Uwiteka yadukunze nirugira akagero, nawe mujye muririmba urwo rukundo. Ejo twaje twumva amagambo meza, ngira ngo mwari muhari. Amen. Amagambo twize ejo njye nabikunze cyane, njye nabikunze pe. Uw'Imana yakunze, Uw'Imana yakunze. Ijambo twaganiriye, ijambo batuganirije ry'abantu. Nibura mwere kureba byinshi, ijambo twize ejo, ijambo batwigishije ejo. Wowe ntabwo ubyibuka ijambo batwigishije ejo, harimo ntabwo byari nta minota 30 yagezemo, umwanya muto. Yego yego yego, hari bamwe batumvishe.
reka twumve n'abandi There's Lord, secrets do it. some people may have not heard. muri ruhande nta barimo bakibyibuka There's no one here that remembers baba bari gukina bibereye mu byabo amatelefone amaki cell phones and other things. telefone is not good sometimes usanga barangaje cyane And you see they have distracted you a lot. wowe bavuze ngo iki twese tuvugire rimwe Let's all say at once. ibyo kurya tuvugire rimwe ibyo kurya by'abana b'Imana ibyo kurya by'abana b'Imana ni iki We're the food of the children of God. nta kindi ni ijambo ry'Imana Nothing but the word of God. baraki bacu reka tubakomere amashyi barakurikiye cyane Yeah, follow. mujye mukurikira ibyo kurya by'abana b'Imana nta ni bya byo turi kubabwira That's what we're ibyo kurya by'abana b'Imana the food of those children. Imana umugisha umugaga w'Imana yakoresheje ejo And so we think it's wa mutsima wavuye mu ijuru yesterday. ni ibyo kurya by'abana b'Imana amen aravuga ngo abarya ibyo kurya by'umubiri Those who eat the food of ibijumba ibirayi yams or potatoes. n'ibindi yewe n'inyama nubwo ziryoha ariko abarya ibyo bazapfa niyo warya ingunguru y'inyama kubagira inka yose bakubagira ihene bakagutekera ibyo kurya biryoshye ukabirya ukavuga ati yewe noneho ndiye neza kandi ndahaza ariko mubwire ngo ibyo kurya byose bitera urupfu kuko tubirya byapfuye kuko uyu mubiri urya ibyapfuye niyo mpamvu nawe uzapfa ariko muri uwo muntu harimo umuntu mutajya mumenya uwo muntu uri muri mwe atungwa n'ibyo kurya by'umwuka aribyo batubwiye ejo ibyo kurya by'abana b'Imana ntabwo ari ibyo kurya by'abantu bose ni ibyo kurya by'abana b'Imana ubiryaho nubwo yapfa azabaho iteka ryose amen Imana ibashoboze kandi bahe umugisha mu izina rya Yesu Kristo mwumve amagambo neza nimugahagarike imitima yanyu mwizere Imana kuko Uwiteka yagiye ubwo yagiye yajya kudutegurira aho tuzaba kugira ngo hari natwe aho tuzaba ko twakunzwe n'Uwiteka tuzabana nawe ubuziraherezo amen tuzabana n'Uwiteka iteka ryose kuko Imana yakunze abari mu isi cyane yatumye itanga umwana wawe w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka uwizera Uwiteka wese ni ijambo ry'Imana ni indahiro y'Uwiteka uwizera wese ntazarimbuka ahubwo azahabwa ubugingo buhoraho Uwiteka yadukunze itararemwa arakurazwa dukunda kuririmba ngo yarankunze ntacyo namuhaye kugira ngo nkunde Mana warankunze ntacyo namuhaye kugira ngo nkunde Yesu warankunze ntacyo namuhaye kugira ngo nkunde Mana ijambo rye Uwiteka yaradukunze aduha bashiki bacu kandi beza Uwiteka yaradukunze aduha bene data kandi beza Uwiteka yaradukunze adushyira mu muryango mugari kugira ngo Imana idukomerezemo Imana yadukunze itumenyesha ubutumwa bw'igihe Imana yadukunze iduhereza ibikwiriye Imana yadukunze iduhereza isezerano iryo sezerano ry'Uwiteka yarindahije idakuka iyo yavugaga ati ndagiye kandi simbase nk'imfubyi idusezeranya ubugingo buhoraho kuko tuzabana nawe iteka ryose amen reka dushimire Imana Imana dukunze nta kiguzi nta mafaranga twatanze
ntabwo twari beza, ntabwo twari dukwiye no gukundwa, ariko mu rupfu twari dukwiye gupfa, kuko yabonye ko twebwe twari gupfa burundu, yaremeye apfa urwo rupfu, ibintu byari kuri twe yemera kubyikorera, hanyuma ngo abamurebye ngo bakabona yatabye ibitugu, ngo ariko ngo ntagira icyamwazamisha ibitugu, ngo ni ibyaha byacu. Reka dushimire Uwiteka wikorera ibyaha byacu, akadukuza urukundo rutagira akagero, urukundo utagomba n'umuntu, urukundo utagomba n'umuntu, urukundo utabasha gusobanura, urukundo rufite uburebure, rugukunda nta kimwe rwitayeho, rugukunda kuko Uwiteka yadukunze, kandi Uwiteka akaba umubyeyi. Reka twitwa dushima Uwiteka, reka dukome mu mashyi dushima Imana. Amagambo twaganiraga yanditse mu gitabo cya Yohana 3:16 yaraye ababwira ati gukundwa n'Imana. Imana ishimwe cyane. Reka twinginge rero mwene data biziwe ayobora isengesho mu gusoza amaterano yacu ya Ecole de Dimanche. Amaterano yacu asoreje ahangaha. Ijambo Uwiteka yamaze kubabwira ni iryo, babwira ati ntimugacike intege, ntimukihebe, ntimukiganyire, ntimukumve ko ntacyo muri cyo, kuko mwakunzwe n'Imana mujya mubwirata cyane. N'ubabajije n'uwo munyuzeho umubwire ngo byose ni ukubera Imana, twakunzwe n'Imana, nibyo byirata dufite. Imana y'umugisha mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Uwiteka Imana igira neza, turagushimiye izina ryawe niragiciro. Tugushimiye kubw'igitondo cyiza waduhaye, ndetse ukemera tukagera imbere yawe, ubwo kugira ngo wongere utwigishe, wongere uduhugure, wongere utwereke inzira muri uru rugendo turimo. Databuja, izina ryawe niragiciro. Imana igira neza, tugushimiye kubw'urukundo wadukunze ntacyo turi cyo, wadukunze ntacyo dutanze, ahubwo ni kubw'ubuntu bwawe. Turagushimiye, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Data Imana igira neza, rero natwe duhereze guhereza urwo rukundo waduhaye agaciro, ndetse no kurugumamo, ndetse no gukunda bagenzi bacu nk'uko nawe wadukunze, mu izina rya Yesu Kristo. Imana igira neza, umukozi wawe ukoresheje umuhereze umugisha, abateranye duhabwe umugisha uturuka mu ijambo ryawe, duhereze kugenda nk'uko ijambo ryawe rigusaba, kugira ngo nuza usange tukwiteguye, mu izina rya Yesu Kristo. Imera Data wera igice gikurikiye cyo mu bakuru nacyo ndakigwaye kugira ngo kiborwe nawe. Mwuka wera watugendereye, Databuja tumusange, Databuja hariya ku ntebe zo turi bwicareho, wongere utuganirire mu izina rya Yesu Kristo. Imana igira neza, emera byose biborwe nawe nk'uko ushaka, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana umugisha kandi kubona namwe. Turagiye ibyo makuru kandi twitoje ko bisanzwe n'ikinyabupfura cyinshi nta kurangara. Imana umugisha.